ubwo dukorana nayo. Bivuga ngo tayari hari igihe turenga ku rwego rwo kuba dukoreshwa n'Imana tukagera ku rwego rwo kuba dukorana n'Imana. Niba dukorana n'Imana rero dutanga serivisi nk'iz'Imana igira gute itanga iyo byabaye ngombwa. Yesu yabaye mu isi abana n'abigishwa be bakajya bagendana ariko igihe kimwe kiragera noneho abatuma atari kumwe nabo. Mu muntu noneho ukorana n'Imana wicaye muri birimwe n'Imana. Umwami kuko aticaye muri birimwe n'Imana biramucanga ngo ashishimura imyambaro aravuga ati se uyu muntu nukunyendereza n'ubundi basanzwe baturwanya bakatunesha none uku nuku dushotora kabisa. Biramuyobera, bimaze kumuyobera ngo yahamagaye abantu ariko ayo makuru yuko umwami yashishimuye imyambaro aza kugera ku muntu wicaranye n'Imana muri biro noneho muri ofisi imwe bafatanyije gutanga serivisi bita Elisa. Arangije ngo Elisa ngo atuma ku mwami ati niki gitumye ushishimura imyambaro yawe, uwo muntu munyoherereze arataha amenye ko mu gihugu cyacu harimo iki, harimo Imana. Iryo jambo ryaragiye ririrukanka rijya kuri uwo musirikare rikiza umugaragu we. Bukeye yatashye asanga umwana yarakize, abajije igihe yakiriye barakimubwira basanga ni ya saha Yesu yavugiyeho rya jambo. Ikintu cyakirije uyu mwana ni ukwizera, ariko cyane byizeye ijambo ryavuye mu kanwa kandi mu kanwa k'umukozi w'Imana. Ya myenda yose ya mbabariye ibyaha atumanera de. Yesu nashimwe inshuti z'Ikamba Karuvali TV, ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'umwami wacu Yesu nabane namwe, mbifurije umugisha w'Imana. Reka shimire mwebwe mwakoze subscribe kuri channel Ikamba Karuvali TV. Mudukunda muri benshi kandi turabizi ko mudukurikirana. Turano ku bwanyu kugira ngo tubaye ijambo ry'Imana, tubatubire n'abakozi Imana batandukanye. Ni mpamvu mubona tuzana abakozi Imana batandukanye kuko tuzi ko Imana ikoresha abantu bose mu buryo budasanzwe. Uyu munsi rero ndashimira Imana kuri itariki ya none. Ndagira ngo dusenge Imana, nyuma yaho tubereke umutumirwa tubafitiye. Yesu mwami wanje ndaguhamagaye ngo uzubane natwe muri iki kiganiro. Manura imbaraga zawe haba nje n'udukurikirana umwende data tugiye kwakira. Reka umwuka wera w'Imana atubeho, bana natwe tugirire neza mu izina rya Yesu. Amen. Reka mikaza abantu bose kuri iki kiganiro ngusaba kukireba no kukirangiza kandi uraza guhabwa umugisha. Ntabwo ndi jyenyine rero, ndi kumwe n'umukozi w'Imana. Reka atangira bibwira. Imana ishimwe cyane. Karibu umukozi w'Imana ku Ikamba Karuvali TV. Imana iguhe umugisha. Watangira wibwira abantu bakurikiranye abari impande n'impande, cyane ko iyi televiziyo yacu yageze kure, abantu benshi barayikunda kandi bayihembukiraho. Tugira ngo rero uze nawe ugira ikintu ubwira abantu bongere basubizwemo imbaraga. Ndagira ngo utangire ubibwira. Imana rero y'amahoro ibaho umugisha bene data abakozi b'Imana, nshuti bavandimwe mukurikiye Ikamba Karuvali TV. Nanjye nejejwe n'Imana mu mutima kubwo kubana namwe. Nitwa Pastor Munyemana Prote. Imana y'amahoro nibaho umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Tugwaye ikaze, si ubwa mbere ujya kuri kamera, n'ubundi wajya uhembura imitima y'abantu benshi. Twagiye twakira amakomenti, twagiye twakira telefone z'abantu batandukanye batubwira uburyo bahembuwe n'ijambo, kandi nanone si n'ubwa mbere unyuze hano n'ubundi uzongera ugaruke uhumuriza imitima y'abantu. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire kuri topic imwe ivuga kwizera ijambo ry'umukozi w'Imana. Kwizera ijambo rivuye mu mukozi w'Imana. Yego. Urabona impamvu y'ibi, turi mu gihe cya COVID. Nigiye kuko cyane ko hari igihe abantu banezezwaga nuko umuntu abarambikaho ibiganza. Oya, hari n'abantu bakunda ibiganza. Yego. Ariko uyu munsi si igihe cy'ibiganza. Ese twabwira abantu iki mu gihe nk'iki ari mu gihugu, mu gihe nk'iki ari muri guma mu rugo, mu gihe nk'iki sengero zifunguye zimwe na zimwe ariko batemerewe iki kurambikaho abantu ibiganza?
urakoze mushumba, nagira ngo ngire icyo mvuga. Uretse hari aho uvuga ko muri iyi minsi insengero zimwe zifunguye, ariko hari n'igihe nta na rumwe rwari rufunguye, kandi kiriya gihe Imana yarakoraga. Twabwirije abantu ubutumwa bwiza, twahanuriye abantu, twigishije abantu, kandi abantu babonye guhemburwa, abantu bakiriye kugirirwa neza n'Imana biturutse mu ijambo twagiye tuvuga cyangwa se mu buhanuzi. Bivuga ngo rero ikiganza ni ngombwa mu gihe cyacyo, ariko icyambere si ukwizera ikiganza, kuko ibiganza iyo giye nkurambitseho ikiganza mba nkurambitsemo, mba nkoresheje impano Imana yashyize muri icyo kiganza. Ariko iyo nkubwiye ijambo gutya tayari ni Imana. Nahoze nsoma ijambo ahangaha mu gitabo cy'Abakorinto, mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abakorinto ibice byaho 6, umurongo wa mbere haravuze ngo kandi ubwo dukorana nayo. Bivuga ngo tayari hari igihe turenga ku rwego rwo kuba dukoreshwa n'Imana, tukagera ku rwego rwo kuba dukorana n'Imana. Niba dukorana n'Imana rero dutanga serivisi nk'iz'Imana igira gute itanga iyo byabaye ngombwa. Yesu yabaye mu isi, abana n'abigishwa be bakajya bagendana, ariko igihe kimwe kiragera noneho abatuma atari kumwe nabo. Arangije kandi nawe yakomeje gukora. Rero ikintu cya mbere mbona ntabwo ari ukwizera ibiganza, ahubwo ni ukwizera ijambo ryavuye mu kanwa k'uwakurambitseho ikiganza. Bivuga ngo nubwo ikiganza cyaba kitabonetse, ijambo ryo rigize gute, ryo rirakora. Imana iguhe umugisha. Ndaza kwibaza hano rero, ahangaha pastor, none umuntu wahemburwaga n'ikiganza cyangwa se Bibiliya tubwira ngo ibimenyetso n'ibitangaza bizagendana n'abize, bazabika ibiganza ku barwayi bazakira. None uyu muntu ko yari yizere mu biganza araza gukira gute? Bibiliya iravuga ngo ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kutwigisha. Ubu se ko Yesu yabaye hano mu isi akajya akora imirimo n'ibitangaza, ibirema akabihagurutsa, uyu munsi akaba akorera mu ijambo riri mu bakozi b'Imana, Yesu ntagikora? Yesu aracyakora imirimo n'ibitangaza. None se Imana ko yaremye ijuru n'isi, ikarema inyoni, ikarema ibisiga, ikarema ibintu byose, si ijambo ryabikoze? Ijambo twasigiye tubwiye ngo ubwo dukorana nayo. Bivuga ngo ijambo rivuye mu kanwa k'umukozi w'Imana tayari rivuye mu kanwa k'Imana, kuko Imana ikorera muri uwo muntu. Ikiganza rero kitabonetse, cyane ko muri ibi bihe abantu nibyo koko baragishonje, ariko abantu bakwiye gukura no mu buryo bw'umwuka. Pawulo nawe avuze ati nkiri umwana nakoraga nk'umwana, nkizera nk'umwana, nkabaho nk'umwana, ariko maze gukura. Bivuga ngo abantu birakwiriye ko bakura. Icyo kwizerwa si ikiganza, icyo kwizerwa ni ijambo ry'Imana. Uyu muntu rero uramubwira iki? Uramusaba iki? Mbere ko twinjira noneho muri topic yanyu, uyu muntu uramusaba kumvira ijambo ry'Imana, uramusaba kwizera ijambo ry'Imana. Uyu muntu dukurikiranye niki uramubwira, niki uramusaba? Ijambo ry'Imana riravuga ngo kwizera umuntu abiheshwa no kumva. Icyambere nabanze yumva ijambo ry'Imana, namara kumva ijambo ry'Imana yizere, namara kwizera ashyire mu bikorwa. Ubwo harimo no kumvira. Buryo umuntu ashyira mu bikorwa kuko yagize gute, yumviye. Nahoze ntangara cyane, nongeye kuryoherwa n'ijambo ry'Imana. Nasomye ijambo riba mu gitabo cya 2 cy'Abami. Nasomye amakuru y'umugabo bita Namani, wari afande, wari umugaba mukuru w'ingabo z'Isiriya, ukuntu yakoranaga ibibembe. Igihe kimwe ngo baza kunyaga umwana w'umuheburayo, baramujyana ajya kuba umukozi wo mu rugo. Ariko Bibiliya ntitubwira buryo ki yabonye shebuja, kandi kibembe yaracyambariragaho. Bibiliya ntiduha ayo makuru neza, ariko hari uburyo ki yabonye icyo kibembe cya shebuja. Aza kubwira nyirabuja ati buriya databuja aramutse asanze umuhanuzi uri iwacu muri Isiraheli, ikibembe cye cyagira gute, cyakira. Arangije byabaye ngombwa ko umwami abimenya. Amaze kubimenya amwandikira inzandiko, yandikira umwami
wa Isiraheli. Urwandiko bivuga ngo rwari rwamaze no kuyoba. Umwami wa Isiraheli arangije amaze kubona urwandiko ruvuga ngo ukimara kubona uyu mukoro urwandiko, uyu mugaragu wanjye Hamani ndamukohereje ngo umukize. Ayo magambo yabwirwaga umwami nta gukiza yari afite, uko yari afite burya cyakora n'Imana yari afite ibyo akora, ariko hari harimo umuntu noneho ukorana n'Imana, wicaye muri birimwe n'Imana. Umwami kuko aticaye muri birimwe n'Imana biramucanga ngo ashishimura imyambaro. Aravuga ati se uyu muntu nukunyendereza, n'ubundi basanzwe baturwanya bakatunesha, none uku nuku dushotora kabisa. Biramuyobera. Bimaze kumuyobera ngo yahamagaye abantu, ariko ayo makuru yuko umwami yashishimuye imyambaro aza kugera ku muntu wicaranye n'Imana muri biro, noneho muri ofisi imwe bafatanyije gutanga serivisi bita Elisa. Arangije ngo Elisa ngo atuma ku mwami ati niki gitumye ushishimura imyambaro ya uwo muntu munyoherereze, arataha amenye ko mu gihugu cyacu harimo iki, harimo Imana. Amen. Umugabo yaragiye aparika na farashi n'abeskoti, nawe urabyumva bari abantu ko bagenda bahambaye cyane, kandi Imana ibahera umugisha irabubahisha rwose, uretse ko hari igihe cyubahiro bacyambarira ku bibembe. Arangije ngo baparika ku muryango kwa Elisa, ngo bamutumaho umwana bati genda umubwire bati hanze hari umuntu ugushaka. Yumvaga ariko amakuru yari yayamenye kuko Elisa yari yicawemo n'Imana. Arangije ngo icyambere ni amakuru, wari umugabo ujye ubivuga ngo ikintu cyambere ni amakuru. Ubundi se utunze radio ntumenye amakuru iyo radio yabikumereye. None rero mwene data, kuba uri umukozi w'Imana, kuba uri umuntu wizera ntumenye n'amakuru, nacyo ni ikibazo. Elisa amakuru yari yamaze kuyamenya ko afande ari hanze. Umwana wagiye kumubwira ngo hanze afande aragushaka n'abeskoti n'amafarashi n'amanyenyeri, niwe wagarutse Elisa amubwiye ngo genda umubwire amanuke yidumbaguze yiyuhagire muri Yorodani, kandi si rimwe si kabiri si gatatu si kane si gatanu si gatandatu, amanuke inshuro zingahe? 7. Araza aramubwira ngo umukozi w'Imana arambwiye ngo jya muri Yorodani wibiremo inshuro 7 ngo urahita. Umva ya myumvire dushaka guca. Umugabo ngo arangije ngo aravuga ngo jewe narinzi yuko uwo muntu w'Imana ari buza kandembarembya za ntoki abantu bakunda, ariko mu ijambo rivuye mu kanwa ka Elisa la nini gire boshadide, mu ijambo rivuye mu kanwa ka Elisa harimo imbaraga ziruta zivuye hehe? Mu kiganza. Noneho rero ukira urabona ntabwo ari Elisa wabwiye Namani, Elisa yabwiye umukozi ashyira Namani. Urumva ikintu bita transfer ebyiri. Ntabwo ndafashijwe metele uyu muntu ari kutwumva yaramutse yizeye indwara yakira. Umvira gusa Elisa si wabwiye Namani. Yego ntibanabonanye. Ahubwo ijambo Elisa yatumye yaritumye undi muntu, nawe arifata uko yarivuze arishyira Namani. Byagenze gute? Umwana yarasohotse aramubwira ngo arambwiye ngo jya muri Yorodani, undi aranga. Amaze kwanga ati gena ninzi kwaza kandambikaho ikiganza tukanabonana nkareba nuko nareke. Hari n'igihe n'abantu barebera abakozi b'Imana mu ndeshyo muke, ariko reka mbaze mbatangarize ko umugabo bita Eliya yari mugufi, ariko nubwo yari mugufi yari afite impemwe. Nubwo musuzugura abakozi b'Imana ariko bafite iki? Impemwe, buzuye imbaraga z'Imana. Arangije cyakora ngo umugabo agira abajyanama. N'abajyanama. Birakwiriye kusobanuza abantu bakurusha ubukuru bwo mu buryo bwo mu mwuka, kugira ngo umenye nuko wigira gute witwara. Baramubwira batariko wa mugabo we, niba umuntu w'Imana akubwiye ngo jya kwiyuhagira muri Yorodani, ibyo biragoye. Iyo aza kugusaba ikintu gikomeye ntiwari kugikora, ariko ugakira ibibembe buretse taramanuka. Wari umanutse kandi waroncitse. Dufite abakirisitu, dufite abantu iyo umuhanuzi avuze ntibumve, kandi ategereje gukira, ategereje kurongorwa, ategereje kubona visa, ategereje kubona umugabo yewe n'akazi. Ariko iyo umubwiye ngo umwuka w'Imana arambwiye ngo kora kino na kino, akubwira ngo yakoze Imana b'iki gihe bamwe bakunda amafaranga abandi ibi n'ibi, iyo hariya Namani ataza kumanuka
kira gitangaza cyari gukoreka. ntago cyari gukoreka. Ushatse kuvuga ko noneho hari abantu batarabona iby'Imana yababwiye kuko batamanutse. Hari abantu batamanutse. Icyambere Elisa yari yavuze ati yabwiye umwami amutumaho tuwo muntu mureka agire gute ansanga. Bivuga ngo birakwiriye ko abantu basanga n'umuhanuzi iyo byabaye ngombwa. Ariko icyambere si ukubonana nawe n'ukugendera kuri kondisiyo none umuhanuzi ageze gute aguhaye. Aramubwira ati jya koga. Namana ati reka data, ubwo se iyo Yorodani ari kumbwira kogamo iruta Araba n'izindi nzuzi. Sicyo se abantu barebaho. Birashoboka ko abantu bafite ibyo bishingikirizaho na bene wabo, ariko bene wabo nta mbaraga bafite zo kumukura mu kibazo keretse bibanje gutegekwa n'umuhanuzi. Keretse Imana igize gute ibivuze. Yari kujya koga muri izo nzuzi ziwabo, ariko se yari kuba yoherejwemo nande? Yari gusangamo iki? Yari gusangamo iki? Muri Yorodani yoherejwemo n'umuhanuzi. Bivuga ngo umuhanuzi yamaze kohereza ijambo ngo rimutangeyo. Yageze kuri Yorodani ijambo ryamaze kumutangayo. Arangije abajyanama baramubwira batari ko se wakihanganye tukamanuka naho ukahagera. Aravuga ati nta kundi. Abikora nta no kwizera afite, ariko agira gute? Arabikora. Bishatse kuvuga ngo rero abantu nibagerageze. Gerageza gushyira mu bikorwa iki jambo ry'Imana riri kugira gute riri kugusaba. Ndakubwiza ukuri kutari butinde kwakira igitangaza. Yagezemo yibira muri Yorodani rimwe. Ntekereza ko yazamutse akireba, asanga ikibembe kiracyameze uko cyari kimeze. Arongera yibiramo, agize gatanu. Ntekereza ko ni kubwanjye, ntekereza ko yabonye ikibembe cyatose nabwo cyamuriye cyane. Arabata ariko ubundi uwakizamukira nkigendera ku mwana w'umuhanuzi ankinishije. Ariko nubwo ikibembe kitarakira ntarageza ku nshuro umuhanuzi yagize gute yamubwiye karindwi, gatanu ntikari bukize. Agomba kumvira. Arangije ngo amanukamo ku nshuro ya karindwi. Bibiliya itubwira ngo umubiri we uhita uhinduka nk'uw'umwana muto. Yazamutse umubiri we utakimeze nk'uw'umugabo, utagifite iminkanyari, utagifite ikibembe, umeze nk'uw'umwana w'imyaka 6. Umubiri worohereye bitewe n'iki yumviye umuhanuzi. Tukiraho ese Elisa ko atigeze asengera ari amazi? Ese Elisa ko atigeze aramura ikiganza kwa yari amazi? Urambwira abantu gute mwa yari amazi n'iki cyari kirimo n'amani n'icyamanukanye mwa yari amazi, kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa. Icyambere mu mazi harimo ijambo Elisa yagize gute yavuze. Reka tujye mu gitabo cyo Kuva. Igihe Abayisiraheli bari bageze ku nyanja, ngo barebye hirya no hino babona imisozi, barebye inyuma babona Farawo yabakurikiye, barebye imbere babona inyanja iri kugira iti jyewe nubwo abandi bagewe ndabemera. Inyanja iri kurabya indi mitukura, nawe urayumva urayireba. Arangije basakuriza Mose yihina inyuma gatoya, abwira Imana ati harabura akanya gato bakantera amabuye. Imana iramubaza ngo niki gitumye utaka? Bwira Abayisiraheli bakomeze bagire gute bagende. Imana iramubwira ngo genda ubwira Abayisiraheli bakomeze bagende, kandi inyanja yigize gute iracyahari. Ariko nubwo inyanja bakireba, hari ijambo ryamaze kugera hehe mu nyanja. Bivuga ngo ijambo Imana yavuze ngo babwire bagende ryamaze guca inyanja mo kabiri. Bagezeyo basanga ijambo ryageze gute ryahababanje. Bivuga ngo Namani rero muri Yorodani nta kindi yasanzeyo ijambo ry'Imana ryavuye mu kanwa k'Imana. Ikindi amazi ni ikimenyetso cyo kugira gute cyo guhumanuka. Bivuga ngo yagezeyo ijambo ry'Imana yasanzeyo ryavuye mu kanwa k'umukozi w'Imana, ryavuye mu bumana, ryari ryamaze kumutangayo rikora igitangaza. Abantu rero birakwiriye ko bumvira, bamanuka ntibasubireyo badakoze iki ijambo ry'Imana rigize gute rimusaba. Kenshi burya nkunda gukurikira ubuhanuzi, nanjye ndahanura kandi mpanuriwe igihe kirekire. Imana ikunda kuvuga amagambo, mwana wanjye nkugiriye gutya, ariko muri ariko itegereje ko muri ariko harimo kondisiyo zo kumvira. Ngo haye umugabo ariko birasaba kugira gute witwara neza. Nivuze ngo ariko
nta nubwo umugabo uramubona. Umugabo ni wowe uzamwiha kuko Imana yamaze kumuguha muri, ariko ni wowe ubwawe ugize gute ubura. Namani rero yatinzwaga no kubara 7 ubundi akagira gute agakira, nta kindi yasanze y'ijambo ry'Imana. Turi kuri topic ivuga ngo kwizera ijambo ry'umukozi w'Imana utarambitsweho ikiganza. Amen. Wabihuza n'iki? Wabihuza gute n'igihe Yesu yatubuye amazi divayi ikana y'igalilaya? Urakoze cyane mushumba, Imana iguhe umugisha. Iyo usomye Bibiliya usa hariya mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa YESU ko bwanditswe na Mariko, ngira ngo ni mu bice 2. Naho ngaho ayo makuru yes, ngira ngo ni muri Yohana 2. Ni hafi aho abantu mujye munasoma. Aha, hanyuma ubu bukwe Yesu yari yabutashye, nubwo bwari bwatashywe n'abandi bantu batandukanye, ariko Yesu yaragize gute? Yarahari. Kandi ikindi Yesu bari baramuhaye invitation ye, ariko hari ahantu ngo bamutumirana ngo n'abigishwa be ngo na nyina. Ariko umuntu ashobora gufata nk'umuntu nk'umukristo uri kutureba, ashobora gutumira Yesu kazi we. Yes, birashoboka. Umuha invitation ye. Iki jambo ry'Imana uze gusoma neza, batumiye famille yo kwa Yosefu. Ariko Bibiliya irongera ikabivuga neza munsi ngo na Yesu bamutumirana n'abigishwa be. Hari invitation ya Yosefu nta n'umugore we Maria, ariko hari invitation ya Yesu nande n'abigishwa be. Yes. Ikibazo kiza kuvuka ubwo abavumbyi banywaga kurusha abatumirwa. Hari abavumbyi banywa kurusha abatumirwa, banyweye kurusha abatumirwa, hanyuma ziza gushira divayi, ziza gushira kuri table d'honneur, nta kigize gute, nta kirahageze. Ariko ikintu igitangaza cyari cicayemo aho hantu. Aha reka tubwire n'abantu mbere yuko bapanga amakwe, mbere yuko bapanga imishinga y'ubucuruzi, ni babanze batumire Yesu, bamuhe invitation muri ibyo bintu bagiye gukora. Aho uraza no kutubwira hari igihe ubona umuntu yubatse urugo hatarashira icyumweru wakoze divorce, kandi mu by'ukuri yakoze mariage, asezerana no mu rusengero, ari ukibaza ngo urugo Yesu yari arurimo. Tukiri aho ngaho, iyo dusezeranya abantu mu rusengero basezerana bavuga ko bazatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. None se muri icyo cyumweru urupfu ruba rwaje? Yesu se aba yagarutse? Kuko none se iyo bari mu rukiko bari kuburana hari uwapfuye, baburana kuko bagize gute bahari. Yaciye inyuma yagize gute? Urwo rugo tayari nta Yesu ugize gute ururimo. Kuko Bibiliya iravuga ngo urugo rwiza ni ijuru rito. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we bakawumbira umwe iteka ryose, si icyumweru si umwaka. Urugo rero Yesu yubatse nakaramata. Bivuga ngo niba rwarasenyutse wimwitakana, wagize amarangamutima uragenda, ntago Yesu yigeze aza muri ubwo bukwe. Urwo rugo Yesu ntiyigeze arubamo. Ikigaragara ko Yesu atararurimo nuko yemeye ko mujya mu rukiko mukajya kuvuguruza indahiro mwari mwagize gute, mwari mwarahiriye imbere y'abantu benshi cyane. Tugarutse, Bibiliya tubwira ngo divayi zirashira. Zimaze gushira harimo umumwe bita Mariya. Yarazi neza umuntu uri muri ubwo bukwe, yagize kwizera, nyamara yari atarabona igitangaza umwana we yakoze. Ariko yarazi imbaraga ziri muri we, yarazi uburyo kiyamubyaye. Arajinjira avuga ati uko biri kose umwana wanjye ntari bunkoze isoni kuko ndi mama we. Reka nkubwire mwene data, hari ijambo ntajya nemera cyane, ijambo rivuga ngo Imana ntirobanura ku butoni. Nibyo ntirobanura ku butoni, ariko namaze kumenya akantu yuko iratonesha. Ntirobanura ku butoni ariko igira gute? Iratonesha. Mariya amaze kubona ko divayi zishize, anyura inyuma y'abantu aragenda yegera Yesu ati mwana wa, uzi ukuntu uyu mudamu wo muri uru rugo tubanye neza, uzi ukuntu ajya dusura, uzi ukuntu tujya dufashanya, none ikibazo kiravutse, divayi zishize kuri table d'honneur zitahageze, ubukwe butarangiye. None mwana wanjye agira icyo ukora. Yesu arangije aramubwira ati ariko mugore tubigendanyemo dute ko igihe cyanjye cyo gukora imirimo n'ibitangaza kitaragera? Mwene data, kwizera kwawe niko kugukorera igitangaza. Ni nayo mpamvu Yesu yanyuraga ku birema byinshi ariko hakiraga icyizeye. Ni nayo mpamvu Yesu
yakundaga gukoresha ijambo rivuga ngo genda bikubera uko ugize gute uko wizeye. Kwizera rero ni ikintu kidasanzwe. Bibiliya avuga mu Baheburayo 11 ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa hatabayeho gushidikanya. Ni nabyo biduhamiriza ko ibyo tutabona ari ibyo kuri. Ni nabyo bitubwira ko ijuru rihari tukanariharanira, tukirengagiza ibyakatunejeje hano mu isi duharanira kujya aho tutazi uko hazaba hanasa. Biratubwira ngo iby'amaso atarabona, iby'imitima itatekereje, iby'ubwenge bw'abakoze computer batashyize muri mashine ngo dukirike tubisangamo, ibyo nibyo, ariko tugahora tubiharanira hano wagezeyo ngo azaduheke amakoro. Uko niko kugira gute, niko kwizera. Mariya amaze kubimubwira ajya kwiyicarira, aravuga ati uko biri kose icyo nzi cyo umwana wanjye yagize gute, yanyumvise. Mwene data wowe ubona n'ibyo wabwiwe bitarasohora, komeza wizere. Komeza wizere. Hari ijambo yababwiye byantangaje. Mariya yarahaguruka ajya kubwira abaherezi ngo icyo ababwira cyose, hagarutse rya jambo ryo kumvira. Icyo ababwira cyose mugire gute, mugikore. Yari yamaze urumva ikigarutse bivuga ngo uko byagenda kose nubwo Yesu ahari gukora imirimo n'ibitangaza, ariko aba bantu nabo hari icyo bagomba kugira gute, gukora. Bagomba kumva, bamara kumva bakumvira, bagashyira mu bikorwa bikabyara igitangaza. Aho ndaza kongera mbwira abantu, Imana yakubwiye ko izaguha umugabo, Imana yakubwiye ko izaguha akazi, Imana yakubwiye ko izakubakira, Imana yakubwiye ko izakora ibyo byose, ariko wowe utegetswe iki? Icyo utegetswe ni ijambo ugomba kwitaho rivuga ngo ariko. Kuko ntiyakubwira ngo mwana wanjye nzagukorera ubukwe ndabuguhaye ngo uhaye umugabo gutyo idashyizemo ako kantu. Hari icyo ugomba gukora. Wowe hari icyo ugomba gukora. Icya mbere cyo ugomba kwitwara nk'umuntu uri kurambagizwa. Ntugomba kwitwara nk'abadafite amasezerano. Ugomba kwitwara nk'abakobwa bari kurambagizwa, ukamenya ko abahungu muhura harimo ushobora kuzagukunda akakubengukira ingeso zawe n'indoro yawe n'iki byose. Niyo mpamvu rero ubwo hagarutsemo cya kintu cyo kugira gute, kumvira ukajya gushyira mu bikorwa. Mane guha umugisha mushumba. Ngo nuko icyo babwira ngo mugikore. Hariya hantu harantangaje. Yesu ari gitangaza yakoreye hariya adahagurutse. Uravuze ngo mudahe mushyira umusanga mukuru. Ese nk'umuntu wari wizere mu kiganza, ubu yakwizerera ijambo ko ryamukorera nawe? Tayari ryamaze gukora igitangaza. Yababwiye ati mwebwe muvome mwuzuze ziriya ntango. Amaze ko barangije baramubwira bati ntango twagize gute, twazujuje. Nta kindi kintu yigeze akora, nta fu yafashe ngo ashyiremo, ntiyatetse amazi, ntiyacaniriye, nta mwuko yafashe ngo ashyiremo akoroge niba ayo masaka kwa kuri twabigenzaga twenga bushera, nta bindi bintu. We yarababwiye ngo ni mudahe bikira amazi, baradaha barangije bashyira umusanga mukuru. Igitangaza cyakozwe n'ijambo, yagikoreye mu ijambo. Yari yavuze ngo ni mudahe, bivuga ngo yahinduye amazi bagiye kuvoma, yahinduye batarayavoma, bayavomye yahindutse. Niyo mpamvu yabwiye ati ni mudahe mugire gute, mushyire umusangwa mukuru. Ngo umusangwa ngo asomye ngo yumva injyana, yumva biraryoshye. Baranatanga aravuga ati ubu bukwe bwo ntibusanzwe. Ubundi iziryoshye bazizana tukiva mu rugo tugifite ubuzima. No twamara gusinda no guhaga bakazana izo tutari bushobore kumva neza. None iyi divayi imeze gutya twumvise uburyohe bwayo, twamaze guhaga iyi divayi ntigize gute, ntisanzwe. Turaza kubihuza n'iki kintu. Kumvira. Umuntu ashobora kuba afite ubuzima bubi, ariko ubu nyuma y'ubuzima bubi hari ubwiza buhari. Buretse gato, umugabo yaramunaniye, sibyo? Ndetse agerageza no kubyara abana abona wapi, cyangwa se yanavukiye n'ahantu mu muryango asa nkaho yavutse nabi. Hari igihe umuntu avuka nabi agashaka nabi akumva ko azapfa nabi. Hari n'igihe umuntu ashaka umugabo akamunanira pe, none akumva ko nyuma gato umugabo atahinduka. Urabona ko tubonye ko ubwa mbere hari ibyari bihari bitaryoshye, ariko ibya kabiri bije biryoshye cyane. Ese uyu muntu udukurikiranye hari icyizere afite ko Imana yamuha ubuzima burenze ubwo afite kandi bukaza buryoshye kurusha ubwa mbere? Umusemburo urimo cyangwa ikirungo kirimo ni kimwe cyonyine, ni ukwizera. Ikindi ni amakuru.
urwo rugo urimo Imana iriho irarukurwiriramo iki? Yego. Iyo usenze Imana ikubwira ko ruzasenyuka cyangwa ikubwira ko ruzubakika. Ikintu cya mbere ni amakuru. Abo bana bawe ujya kubasengera ubatwite, Imana yakubwiraga ko uzabyara abana b'umugisha cyangwa uzabyara b'ibirara. Ikintu cya mbere ni iki? Ni amakuru. Izera amakuru wahawe ni iki? Ni Imana. Ikindi, hari aho wari ubajije uravuga utese birashoboka ko umuntu ashobora kubaho mu buzima busharira ariko nyuma yaho amateka agahinduka? Genda usome mu gitabo cya Samweli wa mbere uwo bita Hana. Yabaye mu busharirirwe ariko igihe kimwe aza kwizera kumukura muri karitsiye ajya mu rusengero. Ageze mu rusengero asenga bidasanzwe, amateka arahinduka, ubuzima bwa nyuma burusha ubwa mbere kuba bwiza. Ikintu cyakuye Hana mu rugo ni iki? Ni ukwizera. Yari agiye gushyira mu bikorwa. Imana yajyaga imubwira iti mwana wanjye nubwo bimeze gutyo ariko uru rugo ni urw'iki? Ni urw'umugisha. Nzi ikindi, nzaguha abana. Imyaka Hana yari amaze 2 atubwira, ariko ukurikije isengesho yasengaga yari amaze igihe kirekire. Ariko nubwo yari amaze igihe kirekire yari afite amakuru y'uko azabyara, niyo mpamvu yazamutse akazamuka yizeye akajya kwibutsa Imana amakuru yamuhaye. Senga wibutsa Imana amakuru yaguhaye. Yakubwiye ko urugo rwawe ari urw'umugisha, mwabwiranaga sheri, shushu, hani, bombo yo ku gati, biswi, gorirosi bitewe n'akaryoshye uwo munsi. None uyu munsi uramubwira ngo sheri, akakubwira ngo gashirira amenyo. Biramaze nubwo akubwiye ngo gashirira amenyo, ariko se Imana iriho irakubwira ko urwo rugo ruhari? Niba ikubwira ko ruhari, ibyo ngibyo byihorere. Ejo amateka azagira gute? Azahinduka. Komeza wizere ijambo. Ikindi wowe ugire gute? Ushyire mu bikorwa. Wizere, ushyire no mu gukorera umugabo, hanyuma Imana nayo yireke ikora ibyo igomba gukora ku mugabo wawe. Wishaka ko Imana ikora ibyo ushaka, wowe utarakora ibyo ishaka gukora. Imana waho umugisha. Turagusaba gukora subscribe kugira ngo ujye uboneza inyigisho zacu, ndetse ntibibagirwe no gukora share kugira ngo babisangize n'abandi. Yego. Tujya ku musozo rero, uriya mutambye ntabwo yasengeye Yana, iramubwiye ngo genda Imana ikore. Iramubwiye ngo genda Uwiteka guha icyo umutima wawe wamusabiye hariya. Ariko icyitonderwa, buriya tayarerega inda yayitewe na Eli. Buriya Eli niwe wateye inda, kuko igihe cyose Eli yari ataramuhereza iri jambo rivuga ngo genda Uwiteka guhe, Uwiteka kore, ntabwo yari yakabyara. Kandi bari babonanye n'umutambyi igihe kirekire, ariko yari amutegerejeho iki? Ijambo. Ijambo umutambyi yamubwiye ryavuye mu kanwa k'umutambyi, ritavuye mu kiganza, niryo ryakoze igitangaza. Ryatunganyije uyu mugore, risanga n'umugabo ahari, riramutunganya. Rimaze kumutunganya, bararyamana, mutera inda, babyarana umwana w'umuhungu bamwita Samweli. Bamutura Uwiteka, bamuvugaga barahora. Biturutse bakoze icyo Uwiteka yagize gute? Yashatse ko bakora. Amen. Tugarutse mu butumwa bwiza, ubwo turacyari kwijana ko kwizera ijambo. Nusoma ijambo ry'Imana riraza kukubwira umugabo umwe wari umusirikare. Uyu mugabo wari umusirikare yari yarwaje umugaragu. Amaze kurwaza umugaragu ngo abantu aza kumenya amakuru ya Yesu ko akora imirimo n'ibitangaza, ndetse baza guhura. Yesu ari muri uwo murimo. Arangije babonanye, aramubwira ati umugaragu wanjye agize gute? Ararwaye. Bamaze kuyimubwira, Yesu urumva birashoboka ko yamubwiye ati reka mbanze nkiranuke n'ibyaha mu kanya tugende. Ariko umusirikare we yari afite kwizera. Arangije ngo aramubwira ati yaratekera ati igihe tuzavira ahangaha tukagerera iwanye tuzasanga umugaragu wanjye yamaze gupfa. Aravuga ati ariko mfite abasirikare nyoboye, nanjye ndafande. Iyo ngize uwo ntuma aragenda agakora ibyo ngize gute? Mutumye. Nagira uwo mpamagara akaza. Mwami wanjye ko nizeye atari na ngombwa kujya iwanjye, wakoresheje ijambo ko nge nizeye ijambo ko rigenda rigakora igitangaza. Yesu arangije avuga ngo nibwo bwa mbere mbonye umuntu ufite kwizera kungana gutyo. Aramubwira ngo bikubere uko umwana uko ugize gute? Wizeye. Iryo jambo ryaragiye ririrukanka rijya kuri uwo musirikare, rikiza umugaragu we,
bukeye yatashye asanga umwana yarakize, abajije igihe yakiriye barakimubwira basanga ni ya saha Yesu yavugiyeho rya jambo. Ikintu cyakirije uyu mwana ni ukwizera, ariko cyane byizeye ijambo ryavuye mu kanwa kandi mu kanwa k'umukozi w'Imana, mu kanwa k'Imana. Bivuga ngo rero twatangiye tuvuga ku bantu cyane bizera ibiganza ntibizera ijambo. Nagira ngo nkubwire ko ikiganza kidafite ijambo ntacyo kizagukorera, ariko ijambo ridafite ikiganza rizagukorera imirimo n'ibitangaza. Imana iguha umugisha. Uragira ngo aho ngaho turangirije? Naho ngaho se ni ukuri dupfundikira aha tuzongera ubutaha. Tuzongere kabisa. Ubusa abantu bamaze kumenya neza ko kwizera ari ukumenya, ari ukumva, wamara kumva ugashyira mu bikorwa, ukumvira tayari igitangaza kigakoreka. Baracyakiriye. Imana iguha umugisha mu izina ryayo. Ndagira ngo natangiye senga, nawe urangiza ubasengera, utumirye iri jambo, maze tuzongere duhure ejo bundi tubabwiriza, ariko dufite ubuhamya bw'abantu batubwira ngo Yesu yaradukijije. Imana ibahe umugisha. Mureke dusenge bene data. Mana uri mwiza cyane, turagushimiye, tugushimiye kugira neza kwawe, urukundo n'imbabazi byawe bihoraho, turabigushimiye. Mwami, ijambo riratubwira ngo abo wamenye warabahamagaye, urabatsindishiriza, ubaha ubwiza ndetse ubaha ubushobozi n'ubutware bwo kuba abana b'Imana. Turi abana bawe rero, turasenze kubw'abantu bamaze kumva ubu butumwa bwiza tubagejeho bijyanye no kwizera ijambo rivuye mu kanwa k'umukozi w'Imana, ijambo rifite ubumana. Dusengeye abantu bose batagiraga kwizera ijambo kugira ngo bizere. Mwami wanjye Yesu, ndabyibutse ubwo abigishwa bawe bakwegeraga basanga ikibazo bafite ngo ari icyo kutizera amagambo wavuze n'ibyo wabavuze. Baravuga ngo twigishe kwizera, utwigishe no gusenga. Mwami, wababwiye uko bazajya babigenza. Turasenze kugira ngo aba bantu ubasukemo imbaraga zo kwizera, kandi dusengeye n'abakozi b'Imana, ba bandi babitse ubutumwa bwiza, babitse iby'Imana, kugira ngo igihe cyose bizajya bisohoka bijye biherekezwa n'imbaraga z'Imana, kugira ngo bitere n'ababyumvise kwizera, hanyuma uko kwizera kureme. Twirukanye imbaraga z'abazimu n'abadayimoni zibuza abantu kwizera. Twirukanye imyuka yo mu kirere, iyo mu bapfumu, iyo mu bacwezi, iyo mu bacuraguzi, iyo mu barangi, imbaraga za karande, amahembe n'ibitega, n'ibizamuka ikuzimu, n'ibyoherano, n'ibitongerano, n'ibigaburano, n'amagambo mabi abantu b'Imana bajya baturirwaho, n'ibitekerezwa mu mitima y'abanzi b'ubwoko bw'Imana rwihishwa, byose tubitesheje agaciro. Satani, imishinga wari ufite ku bantu bumvise ijambo ry'Imana irahombye. Ibyo wibwiraga nta na kimwe kizagerwaho, kuko hari umushinga Imana yatangije kera wo gukurikirana ijambo paka risohoye. Mana, iryo jambo niryo rigiye gusohora. Urakoze Mana, waravuze ngo nidusenga twizere, natwe turizeye mu izina rya Yesu. Amen. Shalom. Subscribe yawe irakenewe, kandi Imana ikaguha umugisha. Yesu akugirire neza. Amen. Amen.